Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu Jes Rapano, aho mu gaseshoni gashya twazanye kitwa Life Ways, aho tugiye kuzajya turebera bimwe mu bigize ubuzima tubamo bwa buri munsi, ariko cyane cyane tukaba tuzita ku bijyanye n'ubuzima bw'abadiaspora cyangwa gufasha abantu kubaha amakuru ashobora gutuma bajya baza nko muri Polonye ni urugero. Ako ni kamwe mu byo tugiye kuzadukora tunibandaho. Bahaye ikaze rero ntanabashishikariza kugumya gukanda subscribe, share na like. Murihangana kuko slide naziteguye ziri mu cyongereza ariko byose ndabivuga mu kinyarwanda, nanone birafasha ko ntabwo twabaho tuvuga ikinyarwanda gusa, ni na ngombwa ko umuntu yabisoma none nawe ushoboye kongera kubireba byagufasha. Muhawe ikaze nk'uko nabibabwiye rero. Iki gitekerezo cyaje kubera uruzinduko nyakubahwa perezida w'igihugu cya Polonye Andrzej Duda yagiriye mu Rwanda ku itariki 7 z'ukwa kabiri 2024, aho yahuye na nyakubahwa perezida wacu. Rero muri gahunda nyinshi zabaye, hari amasezerano menshi yasinywe, kandi ndahamya ko ibyo biba bifite akamaro, ko bishobora gufasha abanyarwanda bari mu Rwanda bashaka kujya muri Polonye kuba babona uko bagenda. Rero niyo mpamvu nanjye nahise ntekereza ko nshobora gukora iyi session cyangwa aka gasession kiyongera ku byo nari nsanzwe negura kuzajya nkora, kugira ngo nk'umuntu uba muri Polonye mfashe bagenzi banjye b'abanyarwanda cyangwa abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa ikirundi, ko uko baba babasha kubona amakuru ajyanye nabyo. Rero aka gasession umuntu uzagakurikira tukagendanamo, tuzajya kugera mu kwa kane uko mbyifuza, kuko aribwo amashuri atangira. Cyane cyane ibyo nzavugaho cyane cyane ubwo birumvikana ko ari ishuri, ndimo gutekereza abana wenda barangije segonderi, tuzajya kugeza mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu ufite amakuru y'ukuntu wabyikorera. Ndahamya ko udashobora kuba wakenera umwagenti. Birumvikana ko umwagenti afite akamaro, hari ibyo ushobora kumukeneramo, ariko iby'ingenzi amakuru, kumenya ubuzima, kumenya wabyitwaramo ute, ukenera iki, icyo ukenera wakibona ute, nzaba narabivuze hano. Kuko umwagenti ashobora kuba ari mu Rwanda, ari i Kigali, ari mu Burundi, naguherekeze ngo nimuzane, kandi n'undi muntu uba mu kindi gihugu nawe aka gasession kazajya kamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero reka dutangire. Muhawe ikaze. Akantu ka mbere nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga incamake y'igihugu cya Polonye. Ubundi igihugu cya Polonye giherereye cyitwa Republic of Poland, kikaba giherereye mo hagati mu Burayi, ko gifata kuri Ukraine, Uburusiya, Belarus, Romania, ni ibihugu byegeranye. Urumva mu by'ukuri cyegeye hagati ya Denmark, Norvège, Sweden, ni ibihugu byegeranye muri buze kubibona ku ikarita. Polonye rero ikubye inshuro 11 u Rwanda, ugereranyije hejuru y'inshuro 11, ko twebwe u Rwanda murabizi ko dufite 26,000 km², bo ni 312,700. Umurwa mukuru witwa Warszawa, dusoma Warshava kuko v tuyisomamo w, tuyisomamo w, tuyisomamo v, ni ukuvuga Warshava niko dusoma. Ikaba igihugu cya Polonye rero gituwe na 37,000,000 z'abaturage, ugendeye ku ibarura ryabaye muri 2021. Ururimi rukoreshwa ruri officiel mu byapa uba uhura nabyo ni ikirimi bita Igipolish, aho wenda nko kuvuga ngo mwaramutse turavuga ngo Dzień dobry. Ubu babikora nko mu kinyarwanda nka kuno, iyo umuntu ashaka gusuhuza abantu buri gihe tuvuga ngo mwaramutse, nabo rero baravuga ngo Dzień dobry, yaba mu gitondo yaba nimugoroba. Ibindi waba ushaka kuvuga ngo murakoze ukavuga Dziękuję, niko tuvuga.
iyo ushaka guhamagara muri Polonye uhamagara guteranya 48. Ibijyanye na GDP, ni igipimo cy'uko igihugu cyinjiza ibintu, babarirwa muri miliyoni 679 z'idolari muri 2021, ariko ubu byarazamutse birumvikana. Akandi kantu rero, kubera iki Polonye? Polonye tuvugisha ukuri ahantu iherereye nk'uko nahoze mbivuga, Slovakia, Romania, murabona iyi ni Ukraine, iyi ni Belarus, ubu ni Uburusiya, iyi ni Sweden, Norway ngiyi, iyi ni Denmark. Urabona iherereye ahantu horoshye kuba wagenda. Rero kiri mu bimwe mu bintu ushobora gutuma utekereza icyo kintu. Ikindi ni uko iyo ufite viza ya Polonye cyangwa ufite ikarita ya Polonye, y'umuturage yo muri Polonye, wemererwa gutembera ibihugu 26. Iyo yaba impamvu yatuma utekereza kuba waza muri Polonye. Ariko hari n'andi makuru meza, ni uko Romania na Bulgaria n'ibindi bihugu udafite bitari muri European Union, uba ushobora kubijyamo viza, ushobora kuyapurayinga nka Turukiya, ntabwo biba bigoye. Rero iyo ni imwe mu zindi mpamvu, nibwo nari buze kuzivugamo hano, ariko ukurikije ahantu Polonye iherereye, ibyo biri mu bintu byatuma utekereza kuba waza muri Polonye. Reka dukwege ku mpamvu ya mbere. Impamvu ya mbere ni uko tuvugisha ukuri, njye navuga ko hari option menshi, hari amahirwe menshi y'uko ushobora kuba, hari amahirwe menshi yo kuba wabona ibintu byinshi wiga, bakira miliyoni, hari miliyoni imwe irenga y'abanyeshuri, hari amakaminuza arenze 380, ushobora kuhiga masters, ushobora kuhiga ibintu bijyanye na arts sciences, ubuganga, bachelor, masters, PhD. Rero ayo ni amahirwe, ufite amahitamo menshi y'ibintu byinshi ushobora kwiga, kandi kaminuza turi buze kubibona hari ibintu byinshi byo kuba wakwiga. Rero iyo ni imwe mu mpamvu nagukundisha kuba waza muri Polonye. Impamvu ya kabiri ni uko, nk'uko nari nabivuze, Polonye iri muri rwagati mu Burayi. Bivuze ngo kuba uri muri Polonye byaguhereza amahirwe ku bindi bihugu 26. Ubuzima bwanze muri Polonye wajya mu Budage. Kuva muri Polonye hari imijyi usanga wahitamo kujya kwikorera mu Budage kurusha uko wakorera muri Polonye. Rero kandi Ubudage murabizi nicyo gihugu cya gatatu gikize ku isi. Urumva rero iyo wegeranye n'igihugu cya gatatu gikize ku isi, hari amahirwe aba arimo. Ikindi ni uko nk'amashuri yigisha medecine aremewe mu Burayi, ni ukuvuga ngo nako muri Amerika. Ni ukuvuga ngo uvanye impamyabumenyi hano y'ikiganga, wemerewe kuba wagenda muri Amerika ugakora. Icyo ni avantage. Ikindi kintu ni uko iyo amashuri ya hano akenshi yemewe muri European Union. Rero ni ireme ry'uburezi ryo muri Polonye riri kuri level nziza. Ikindi haba ibintu bita Erasmus, ku buryo umunyeshuri wo muri Polonye ashaka yajya mu Bufaransa akaba ariho ajya kwigira. Rero ni ibintu byiza. Ikindi navuga cyiza ni transport y'Abapolonye, navuga ko ni nziza cyane. Ibyo rero ni imwe mu yindi mpamvu yatuma utekereza. Iyo ni impamvu ya kabiri. Tujye ku mpamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu ni uko Polonye ni igihugu kinini, nk'uko nabivuze, ni igihugu gikubye u Rwanda inshuro 11, ariko si n'icyo, ni igihugu gikize ku mateka, gikize gifite imijyi myiza. Uri umuntu ukunda kuzahura n'abantu, Polonye byaba byiza yagufasha. Cyangwa uri umuntu ushaka kuza gukora, hari imijyi yitwa Wrocław, hari Kraków, hari Warszawa, hari Lublin, hari Poznan, hari Gdansk ikora ku nyanja, ni uyu mujyi uri hano. Uyu mujyi uri hano niwo bita Gdansk. Warszawa ni kapitale, ni wo mujyi urimo hagati. Hari Kraków, niwo mujyi ni mu majyepfo, ari kapitale ya Polonye. Hari Wrocław, ni uwo mujyi uri hano, urimo hano usa nk'uburengerazuba. Wumva igitangaje ko kuva Wrocław ugera Berlin, ugera mu Budage, ugera hano mu Budage ni amasaha ane na gari ya moshi. Urumva ako kantu?
ni ibintu byoroshye. Ubwo kuva Poznan ujya Berlin ni nk'amasaha abiri n'igice. Urumva rero aho hantu haguhaye amahirwe. Bydgoszcz ugerayo naho ugera mu Budage ni ibintu byoroshye. Ikindi nk'uko nabiberetse mbere ku ikarita, kuva Pologne ujya muri Denmark haroroshye, ni ibihugu bifatanye uretse ko inyanja irimo ya Baltic Sea, ariko ubundi ni ibintu byakorohera guhita ujya muri Sweden, ushaka kujya Finland biroroshye cyane. Ubwo iyo yari impamvu ya gatatu. Impamvu ya kane ni uko ubuzima bwo muri Pologne burahendutse. Nk'uko mubibona hano, ibiciro byageragejwe kuba byashyirwaho. Ushobora kubona ahantu umunyeshuri arara ku 60,000 buri kwezi. Ikindi abaye mu icumbi rya kaminuza ashobora kuhabona ku 60,000 ku kwezi, ariko wajya hanze ushobora kubona guhera ku mayero 100. Ariko birumvikana ko ibiciro byagiye bihenduka bitewe n'intambara yo muri Ukraine, ariko ubuzima bwaho burahendutse. Ikindi nko kujya muri gym ni 9,000, amayero 9. Transport ukwezi kose amayero 9, ni ibintu bihendutse. Navuga ko cyane cyane hano ndavuga ku munyeshuri ukiri mutoya utaragira imyaka 26. Ikindi gikomeye cyane navuga cyatuma umuntu wese ashobora gutekereza Pologne ni uko apare ibyo na postinze y'ibyo nerekanye hano, ni uko ku munyeshuri uri munsi y'imyaka 26 uwo nta tax bamucaginga, ni ukuvuga ngo aba ari tax free, nta tax yemerewe kwishyura. Ikindi gikomeye ni uko ndahamya ko kiri mu bihugu bike mu Burayi ushobora kwiga full time ugakora full time. Tekereza icyo kintu, kuvuga ngo mu gihe cyose uri umunyeshuri ufite status y'umunyeshuri wemerewe kwiga full time ugakora full time. Iyo opportunity ndahamya ko iba mu bihugu bike by'i Burayi. Rero uramutse uri interested rwose nakugira inama, ushobora kuza ukagerageza amahirwe. Ibihugu byinshi by'i Burayi bikwemera 50%, kuvuga ngo bikwemera kenshi byakabije ni 50%, ni ukuvuga ngo ntabwo uba warenza amasaha 20, ariko urumva Pologne ikwemera gukora amasaha 48. Ibyo nibwo birumvikana ko ubuzima bwo muri Pologne budahenze nk'ubwo wenda mu Budage. Ntabwo bahembwamo amafaranga amwe, ariko ushobora kuza ukicisha ibuye, ushobora gutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri. Rero ayo yaba ari amahirwe natekereje ko biri mu mpamvu ishobora gutuma uhitamo ko wakwiga muri Pologne. Indi mpamvu navuga ni uko Pologne, ubu muri Pologne kuva aya madata nayavanye kuri Ministry of Family and Social Policy, Ministry of Family and Social Policy bavuga ko ukurikiza abantu baba baridekaraye 5% muri miliyoni 38 ari bo bonyine batagira akazi. Ubaza usanga ari batageze no kuri, ntabwo urumva ni bake cyane bashoboka. Nibo bantu bonyine batagira akazi. Urumva nicyo gihugu cya kabiri muri European Union gifite rate yo kutagira akazi ntoya, nyuma ya Czech Republic ifite 2.7. Pologne niyo ya kabiri idafite abaturage benshi batagira akazi. Kuvuga ngo birumvikana ko nawe uje probability ihari nuko wabona akazi. Kuba numva 95% uri muri Pologne ubona akazi. Kandi niyo utabona akazi keza, ushobora gukora utuzi dutandukanye, tuzajya tugenda tutuvuga muri slide zindi zizakurikiraho, muri session zindi zizakurikiraho. Rero mbararikiye gukora like, share na subscribe, ugasangiza amakuru bagenzi bawe, abacuti bawe, kugira ngo nabo bamenye uko ibintu bihagaze. Kandi ndakubwiza ukuri ko hari amafaranga ushobora gusevinga nuramuka ukurikiye aka session, aka live
session kazagufasha muri byinshi, ku buryo ufite umwana rwose nakugira inama y'uko wa nta kibazo wakagombye kugira, wamwohereza ko Polonye ifite Rwanda community, abanyeshuri baba cyangwa abaturage indi kominote y'Abanyarwanda baba muri Polonye rwose bari hafi mu mijyi myinshi, ni ahantu wajya ngo ubure Umunyarwanda. Rero nk'uko mwabibonye ejo bundi mu nama y'umushyikirano, Polonye yari iri mu masite, niyo yari site y'abantu bitabiriye umushyikirano. Rero byumvikane ko yaba igihugu cyacu yaba igihugu cyacu kizirikana Polonye, kizirikana abantu bari muri Polonye, rwose nakugira inama, nagushishikariza yuko ntugire ubwoba wenda ngo wumve ko hari igikuba cyacika. Birumvikana ko nanone ariko ubuzima bwa Polonye ntabwo ari muri Amerika, ntabwo ari Canada, hari ibyiza byaho ariko wahakonsidera nka alternative y'ibyo bihugu bindi, ariko kuko nyuma nk'uko tuzabibona muri slide zindi muri session zindi zizaza, uzabona ko harimo itandukaniro, hari ibyiza bya Polonye, hari ibyo nzakubwira bibi bya Polonye, hari ibyo nzakubwira byiza bya Polonye, ku buryo ndagushishikariza ko twazagendana kandi uzungukirwa muri aka ga session. So, waba uri umukozi, waba ushaka kuza nk'umunyeshuri, kari short introduction, ndizera ko nk'umuntu wabonye ari umuntu ushaka kuza gukora yabonyemo agace ke, ari umuntu ushaka kwiga yabonyemo agace ke. Iyi yari introduction, tuzaba tugenda tuvuga buri gace ukwako. Murakoze rero, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha mu byo murimo gukora byose. Hasta la vista.